Turabasuhuje inshuti bakunzi b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Ikinyejana cya kane ni kimwe mu bihe by'ingenzi cyane mu mateka y'isi. Cyaranzwe n'impinduka zikomeye zagaragaye mu nzego zitandukanye, kuva mu miyoborere ya politike, ubukungu, imyemerere n'umuco, kugeza ku mibanire y'ibihugu n'imiryango. Iki gihe cyasize amateka akomeye cyane mu miterere y'ibihugu bikomeye by'icyo gihe nk'ubwami bw'Abaromani. Muri iki gihe Ubukristo bwavuye ku rwego rwo gutotezwa no kwihishahisha bushyirwa mu mwanya wo kuba idini ryemewe n'ubutegetsi. Buhabwa agaciro gakomeye ku rwego rw'igihugu. Ibi byatangiye cyane ubwo umwami Constantine wa mbere yafataga icyemezo cyo guha abakristo uburenganzira bwo gusenga no gukorera mu mucyo binyuze mu iteka ry'Imirane mu mwaka 313. Uyu mwanzuro wari ukomeye kuko watangiye guhindura isura y'isi ya politike n'imitekerereze y'igihe icyo ari cyo cyose cyari kigiye gukurikiraho. Ikinyejana cya kane kandi cyaranzwe no kwikoma gukomeye k'ubwami bwa Roma n'indi mico yategekaga binyuze mu bitero by'abitwaga ababarubare bigizwe n'amoko anyuranye atari ay'Abaromani nk'Abagotsi n'Abavandare. Ibi bitero byashenye imijyi, bisenya ubukungu ndetse binahungabanya ubusugire bw'ubutegetsi. Bigaragaza imbaraga zari zitangiye gucika mu bwami bwa Roma, cyane cyane n'uburengerazuba bwabo. Mu bindi bice by'isi birimo Aziya na Afurika habayeho iterambere n'impinduka mu nzego z'imiyoborere, ubucuruzi n'iyobokamana. Ubwami butandukanye bw'Ubushinwa bwahuye n'uruhurirane rw'intambara z'imbere mu gihugu. Mu gihe mu Buhindi na Aziya y'Amajyepfo hakomeje kwiyongera iyaduka ry'idini ry'Ababudism. Mu karere ka Afurika y'Amajyaruguru Ubukristo bwari bumaze gushinga imizi, cyane cyane mu mujyi wa Carthage. Aho haturutse bamwe mu bahanga bakomeye mu nyigisho z'iyobokamana nk'uwitwa Augustus w'Hippo. Ikinyejana cya kane nubwo cyaranzwe n'intambara, ubusumbane n'ihungabana, cyabaye intangiriro y'ibihe bishya, aho imyemerere n'imibereho y'abantu byatangiye kugenda bihinduka ku buryo burambye. Gusobanukirwa neza ibibera muri iki gihe bifasha kumva inkomoko y'ibyabaye mu kinyejana cya gatanu n'ibyakurikiyeho, bikaba ariyo mpamvu iki gihe gifite umwihariko mu mateka y'isi. Constantine wa mbere, izina rye ryuzuye ni Flavius Valerius Constantius. Azwi cyane ku izina rya Constantine Mukuru cyangwa Constantine the Great cyangwa se umwami w'abami Constantine. Ni umwe mu bami b'abami b'ingenzi mu mateka y'Uburayi no mu mateka ya Gikristo. Yabaye umwami w'abami Emperor w'impuzamiryango y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba bw'Uburayi, Roman Empire. Guhera mu mwaka 306 kugeza mu mwaka 337 nyuma ya Yesu, azwi cyane kubera uruhare yagize mu guha ubwisanzure ukwemera kwa Gikristo. Nuko ubutegetsi bwe bwabaye igicumbi cy'impinduka mu myemerere, politike n'imibereho mpuzamiryango y'Abaromani. Muri iki cyegeranyo turasesengura amateka ya Constantine kuva avutse, uko yagiye ku butegetsi, uburyo yahindutse umukristo ndetse n'uburyo yatumije akanayobora inama y'Inice, inama ya mbere nini mu mateka y'Itorero rya Gikristo. Ni igice cy'amateka gifite uruhare rukomeye mu ishingwa ry'itorero rishingiye ku mahame y'ukwemera kumwe n'umurongo umwe w'imyemerere y'isi ya Gikristo. Constantine yavutse ahagana mu mwaka wa 272, avukira Ignatius, ubu ni mu gihugu cya Serbia. Se Constantius, umwe mu bayobozi b'ingabo z'Abaromani, Constantine yakuriye mu buzima bwa gisirikare n'iyobokamana rishingiye ku myemerere ya gipagani. Ariko kandi yari umuhanga n'umunyabwenge wihariye mu buyobozi n'intambara. Yize amashuri mu mijyi yitwa Nicomedia na Byzantium, aho yamenyeye amategeko, politike n'ubuhanga bw'intambara. Nyuma yaho, aho se Constantinus agiriwe icyizere cyo kuba umwami w'igice cy'uburengerazuba bw'impuzamiryango y'Abaromani, Constantine yatangiye kuzamuka mu ntera nk'umusirikare n'umuyobozi ukomeye. Mu mwaka wa 306, se wa Constantine, Constantinus, yarapfuye ubwo yari mu rugamba mu Bwongereza. Constantine wari kumwe nawe icyo gihe yahise ashyigikirwa n'ingabo ze nk'umusimbura ku butegetsi. Nubwo atemerewe guhita aba umwami w'impuzamiryango yose, yaje kwiyemeza guharanira ubwo butegetsi mu buryo bwuzuye.
ndetse yagiye atsinda ibihugu byinshi n'abandi bami babaga bashaka kumuhangamura. Umwaka 313 ni ingenzi cyane mu mateka ye. Muri uwo mwaka Constantine yarwanye urugamba rukomeye rwo kurwanira umujyi wa Roma n'ubutegetsi bw'igice cy'iburengerazuba bw'impuzamiryango. Yahanganye na Maxentius mbere y'urugamba ruzwi nka Milvian Bridge. Constantine ngo yabonye ikimenyetso mu kirere cy'umusaraba gisobanura ngo yuko azatsinda. Ubwo yabonaga umusaraba cyangwa inyuguti ya XP, Christmas, ikimenyetso cya Kristo, icyo kimenyetso cyatumye yemeza ko atsinda ari ukubera imbaraga za Gikristo. Nuko atangira guha agaciro ukwemera kwa Gikristo. Yatsinze urugamba aba umwami w'igice cy'iburengerazuba. Nyuma y'imyaka mike yahuje ubutegetsi n'ubw'uburasirazuba aba umwami w'impuzamiryango yose. Nubwo atahise abatizwa, akimara kubona icyo kimenyetso, Constantine yatangiye gushyigikira cyane abayoboke b'ukwemera kwa Gikristo. Mu mwaka 313 we na Licinius wari umwami w'igice cy'uburasirazuba batangaje itegeko ry'Imirani Edidimira ryahaye abakristo uburenganzira bwo gusenga, bahagarika ibihano byabagenerwaga kubera ukwemera kwabo. Constantine yubatse insengero nyinshi irimo n'i Yerusalemu. Yategetse ko habaho gukorerwa inama z'amatorero, ndetse aha icyubahiro abepiskopi bo mu itorero nk'icyo yahaga abatware ba leta. Yabatijwe mu gihe giheruka cy'ubuzima bwe mu mwaka 337 n'umwe mu bepiskopi bari bakomeye icyo gihe. Mu mwaka 325 Constantine yatumije inama nini ya mbere mu mateka y'itorero izwi nk'inama ya Nice, yahurije hamwe abepiskopi barenga 300 baturutse impande zose z'impuzamiryango ya Roma. Iyi nama yayiyoboye ku giti cye nubwo atari umusenyeri, ariko yifuzaga ko itorero rya Gikristo riba rimwe kandi rigira umurongo umwe mu kwemera. Impamvu nyamukuru y'iyo nama yari ukugirana amasezerano ku nyigisho ya Arius, Arianism, wavugaga ko Yesu Kristo atari Imana ahubwo ari umwana w'Imana. Iyi nyigisho yatezaga ubwumvikane buke mu itorero. Ibyavuye muri iyo nama nuko hashizweho inyigisho y'ukwemera izwi nka Nicene Creed, ivuga ko Yesu ari Imana y'ukuri, aho yemejwe ko afite kamere imwe n'Imana. Arius yarashishurijwe ndetse inyigisho ze zemezwa nk'ubuyobe. Hashizweho amategeko ngenderwaho ku mikorere y'itorero. Hatangajwe igihe Pasika igomba kwizihirizwa bitandukanye n'umunsi wa Pasika mu Bayahudi. Constantino yifuzaga ko itorero rya Gikristo riba igikoresho cy'ubumwe n'amahoro muri politike y'impuzamuryango ya Roma, kandi niko byagenze mu myaka yakurikiyeho. Constantine yapfuye mu mwaka 337 nyuma yo kwitwa Constantine the Great, n'itorero ryamuhaye icyubahiro nk'umugabo wabaye intwari uhagarariye impinduka zikomeye. Umujyi wa Constantinople ubu ni Istanbul muri Turkiya yawushingiye izina awuhindura icyicaro gishya cy'impuzamiryango. Yasize azanye impinduka zikomeye mu mibanire ya Kiliziya na leta, abera urumuri abami benshi bakurikiyeho. Constantine wa mbere yari umuyobozi udasanzwe wakuye itorero rya Gikristo mu gihe cy'itotezwa akarigeza ku ntera yo kwemerwa, gushyigikirwa ndetse no kuba umufatanyabikorwa wa leta. Uko yagiye ku butegetsi n'uburyo yemeje gukurikira Imana y'Abakristo ndetse n'uburyo yayoboye inama y'Inice bigaragaza ko yari afite icyerekezo cyagutse kitari icy'isi gusa, ahubwo cyagizemo uruhari mu myemerere. Amateka ye akomeje gufatwa nk'inkingi y'ingenzi mu gukura kwa Gikristo n'ihinduka ry'imibanire ya politike n'imyemerere mu Burayi no ku isi yose muri rusange. Turabashimiye naho ubutaha.